mbona hateye ubwoba. Aba basore bandangiye ndababona, ariko hoshye ni ngombwa mbashake mbabone, kuko icyemezo nafashe kigomba kurangira. Uriya mukobwa ngomba guhangana nawe, nkamwereka yuko nta n'umunsi azongera kwicarana n'umuhungu wanjye Brian. Reka nze njye kubashaka. Umva muze hano. Abasore barashobora ko mwabasore niko nshaka ngo hari akadiru dukina gatoya ngewe namwe. Kadiru kameze ute? Hari umuntu nshaka kubatuma. Mwayishobora iyo diru? Twayishobora. Mwayishobora? Twe turashoboye. Ntabwo mushoboye utuntu tw'utunwa ngo ndangizanye namwe. Bagutumye kuri twebwe bazi ko dushoboye akazi. Sha ndabona mushoboye, ariko ntimuzamemukire muzafunga umunwa ngiye kubarangira Imana. Mfite ibihumbi bibi. Twe akazi turagashoboye. Uyu mukobwa muramuzi? Uyu mukobwa ni mumunshimutira mukamunkuriramo umwenda wo hasi. Ndi kuwushaka byihutse. Turi kumvikana? Tenga ibyo biroroshe mere tuzabikora. Ndakandi amafaranga yanyu nzayabaha aruka akazi karangiye. Sibyo? Gahunda nisangaye. Ejo saa 10. Nzabasange hano muhita mumereza ibyanjye. Turangizanye. Nta kibazo mere. Sibyo? Kandi rwose mwihangane na muntu. Barasi babasore bari korana n'abagorera nababonye sha. Uretse ibyo byose arabakorera murabibona. Nta n'isoni mufite. Ngomba kumubwira. Sister mba mubwire. Hari ikintu kimutazi. Ushobora kuba utazi urukundo icyo ari cyo. Urukundo icyo ari cyo? Urukundo Natasha niwe wabonye umukobwa mwiza muri kiriya kigo cyangwa no mu baturanyi bacu bose? Natasha mu maso yanjye mbona ari we mukobwa mwiza. Yego nyine nanjye ndabibona ko Natasha ari umukobwa mwiza, ko ntagira ingeso nziza habe namba. Ariko ni ingeso nziza atagira umbwira. Nese umuntu w'umukobwa ababyeyi bose banga, ubwo se wumva bamwangira iki nyine? Kubera ingeso ze mbi bagira. Nabaye ababyeyi bamwanga wambwira. Mama ntamukunda, nyina wa Brian ntamukunda. Nese ibindi birenze ibyo ushaka kumenya muri sister. Kuba mu Brian na Natasha ntacyo bimbwiye pe. Ngomba kumukunda. Urambabaje gusa. Nyumva ndi mushiki wawe. Ni gute wakwishimira gutunga umugore nyoko adakunda na mushiki wawe adakunda? Nyumva mubwire. Ni kuki mudakunda Natasha? Natasha si umwana mwiza wakurura mu rugo rwacu pe. Mama ntiyamwishimira na gato. Nyumva mubwire rero. Ukuri mugomba kuzakumva nyanga byakunda. Nge ntabwo ni Brian. Niba bifatira uko bashatse. Ni wibeshye ukazana Natasha mu ruru rugo mama. Uzasubira nayo nawe. Icyo nzi cyo mama ntiyakwemera ko Natasha mukandagirira mu nzu. Umva. Ndacyabikubwira. Nge ntabwo ni Brian. Niba bifata uko bashaka. Mera agomba kuzabyumva byanga byakunda. Umva muvandi gusa witonde, kuko nigeze kumva mama Brian aganira na mama, numva mubwira ibya Natasha. Umva mbona mama atabyishimiye habe na gato. Okay, njye ntacyo bitwaye. Reka nje nigendere njye kuryama, hato na mama ndasanga ndi kuganira nawe kuri Natasha akamberera nabi. Ubwo nyine nimva kugusha uraza kurya.
Brian atanshaka? Kuki bagenzi banjye bo batanshaka? Mana urebye imfubyi n'abapfakazi, Mana ureba ubuzima bw'abantu, nuzi amaherezo yanjye, kandi ndozi icyo nzaba cyo. Mana uzi akababaro kanjye, reka nkomeze kubyirengagiza. Then Brian yamva mu mutima, kuko Brian namukunze urudashoboka. Ariko Mana, ndakwinginze ndagusaba, undebe kandi na Brian umurebe. X, nakusikiza boss. Nakuleta hapa nikupe mpango wa kazi wote tutatumika wewe na mimi. Unasikiza? Nakusikiza boss. Nataka unisikize kwa makini, unasikia? Nakusikiza boss. Nakuleta hapa pasi panatulia, pana maji. Ila kila kitu nakwambia ukifuate kwa kichwani mwako. Unanisikiza? Nakusikiza boss. Nahitaji habari zote zenye zitakuwa napitikana mjini uwe nazinifikisha hako. Nakusikiza boss. Nahitaji pia ukiona mtu anataka leta zagara ndani ya diri zangu huwa. Nakusikiza boss. Huwa sababu ya faida zangu. Nakusikiza boss. Ila kitu nakwambia usikize ndani ya akili yako. Nakusikiza boss. Sitaki nikuone na demu yoyote. Wa demu kwena washika kama hawapo. Unanisikiza? Nakusikiza boss. Sababu ukifatana na mademu kazi yetu inakufa. Unanisikiza? Nakusikiza boss. Ila nakwambia hii maneno sababu Mafia X wewe ndio nakuaminia ndani ya biashara yangu. Nakusikiza boss. Kitu kingine kitakuwa mimi niulize mshahara. Nakusikiza boss. Niko kwa ajili yako. Na mimi nataka tutumike vizuri. Nakusikiza boss. Iki tunakwambia hiyo ndio mambo nilikuwa nataka nikwambie. Tena fanya mambo vile na kwambia. Tutaonana baadaye. Ndio boss. Brian, niki kiugenza hano? Wibika ibyo mama yankoreye? Wahesha mama wa mahoro?
ukamwumvira ukandika. Icya mbere mama we ntanshaka. Wampaye amahoro nanjye nkayaguha, tukayaba ababyeyi n'inshuti, ukandika kuko. Sheri, ikinzanye hano ndagira ngo tubivugane, nta kindi kingenza hanga. Okay, injira. Sibundi Sheri, waje kwicara ngaho. Sheri, nta kindi kingenza ngaho. Ikingenza ngaha ngiye kugusaba imbabazi ku byabaye, ariko mbabarire pe. Nta ruhare nabigizemo, nzi ko byakurakaje, ariko nta ruhare nabigizemo. Brian, Karamishe, mbabarira tureke kubabaza ababyeyi. Urukundo rwacu rushatse rwarangirira ahangaha. Sheri, urabizi ndagukunda pe, kandi udahari sinabaho. Uzi ko uri ubuzima bwanjye, mbese ibyo umbwira pe ngo tubivemo ntabwo nabibasha. Brian, Karamishe, aho kugira tubabaze umubyeyi wawe, twashobora tukabivamo. ushaka gutuma mpora mbabaye ntakubona hafi yanjye. Gasheri, niwe buzima bwanjye, ntakubona hafi yanjye mbese sinzi uko naba ameze pe. Okay. Brian, Karamishe, nimba ukimfitiye umutima w'urukundo, gira icyo ukora ku babyeyi bawe, tubereke ukuri. Sheri, nanjye ntabwo ntuje pe, ndi kugereza, ndi gukora uko nshoboye, ariko nizeye ko bizakunda. Humura Sheri, biri hafi gukemuka, nanjye ntabwo ntuje, ubu ngubu nanjye ndi kubyirukamo. Amakosa yawe ibyo wabona ujye wihangana, uzajya upfa guhita ufata umwanzuro ako kanya. Okay, reka mfe kubyemera. Ntegereje umwanya.